Inshuti zanjye, inshuti za Guta Official, inshuti z'itorero, bene data bakundwa, reka mbanze nsome ijambo ry'Imana ritoya dusanga muri Daniyeli ibice 12 umurongo wa 3, noneho tubone gukomeza tuganira. Haranditse ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Iri ni ijambo umuhanuzi Daniyeli yavuze cyangwa se yahawe, avuga yuko buriya ntabwo abantu baruhira ubusa. Iyo abantu bavuga ngo abantu bahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, ni ijambo ritwereka yuko burya abantu bataruhira ubusa. Munyemerere mvuge ku muryango wa Saudato, ariko nanone nkuvugeho cyane Saudato n'umudamu we Esperance. Ngira ngo nari nabivuze mu byigisho cyangwa se mu biganiro navuze mu minsi ishize, nagiye mbigarukaho, ariko numvise nta kwihanganira kuvuga muri detaye umumaro bakomeje kugirira itorero. Tubabona, nakunze kuvuga mu gihe cyo gutangira kw'itorero, itorero rijya gutangira, cyangwa se bumva hari aho mu nkuru iheruka navuga ngo babaye nk'abahishuriwe, barahishuriwe babona yuko umuriro watangiye w'umwuka wera watangiye kwaka itumba aho Esperance avuka. Noneho bahishurirwa yuko bakwiye kugira icyo bakora. Umva ari umudame ari umugabo, ni abantu babyumvise kimwe ndetse babifata nk'umuhamagaro wabo kujya gushyigikira itorero rya Cyarwa. Aba bantu ngewe nabamenye by'umwihariko mu mwaka w'ibihumbi 2003. Ngiye ndavuga nk'ibyo mbaziho, uretse buriya buhamya bampaye bw'ukuntu bakoze, ariko 2003 niho nabamenye. Uti wamenye ute rero? Ubwo bantoreraga kuba perezida wa Ebenezer muri 2003, ngira ngo hari mu kwezi kwa 9, nari nkiga mu mwaka nari mu wa kabiri, ngira ngo bake ya kabiri muri kaminuza. Bangize perezida wa korali. Mu by'ukuri korali Ebenezer bampaye nta byuma bifatika yari ifite, nta bikoresho yari ifite, ngira ngo yari ifite gitari basse. Nta bintu twari dufite mu by'ukuri, uretse ibyo akabafure ngira ngo gatoya, ubundi wasangaga nta kintu dufite. Rero bampaye korali ariko itagira ibyuma. Mu by'ukuri abaririmbyi dukunda ibyuma, dukunda kuririmba ducuranga, n'utubuza gucuranga mu by'ukuri aba atubangamiye. Njya numva abantu bavuga ngo ibyo byuma byanyu ngo birasakuza, ariko abacuranzi n'abaririmbyi bakunda ibyuma. Dukunda ibyuma ndetse cyane, gusa nyine ntawe ushyigikiye ko byarenga amajwi. Nyuma rero sinamenye wari dirija Ebenezer, nigeze kumuvuga mu yindi nkuru, ngira ngo biri ku rubuga rwa Ebenezer, YouTube channel Ebenezer yitwa Ebenezer kwa Cyarwa, nawe muzayisure muzakuraho amakuru menshi. Sinamenye rero yagize gutya yitahira, yivira mu mubiri mu ntangiriro za 2004. Ubwo nari maze amezi makeya mbaye perezida wa korali. Yari umudirija wanjye, ndi perezida, arancika hakiri kare. Mu by'ukuri biranambabaza, biranangora, ariko igihe kiza kugera, nibwo madamu we witwa Jacqueline yambwiraga ati nyamara umutware wanjye atarapfa yari inshuti y'umudamu witwa Esperance uba mu Busuwisi. Esperance akaba mushiki w'umwe mu baririmbyi bacu tubana n'ubu ngubu. Ariko nyine ubwo ati Esperance rero yigeze kwemerera, sinamenye, gitari. Ati cyakora umugabo wanjye yapfuye atarayimuha, ati rero ubishatse nka perezida wabikurikirana. Numva ibyo bintu birakomeye. Ndangira maze ubundi nari ndi mu nkundura yo gushaka abantu badufasha kugira ngo turebe ukuntu twabona ibyuma, nshaka n'abaterankunga n'iki. Ariko rero ikintu gikomeye cyabaye nuko
ayo makuru maze kuyamenya nahise nsaba, icyo gihe nta na email nagiraga, nahise nsaba abantu bamwe mu bo turirimbana, ngira ngo nasabye umudamu umwe aza kumfasha. Email rero nayifunguye kugira ngo mbashe kwandikirana na Esperance, nari maze kubona contact ze, Jackie yarayimpaye cyangwa we. Nyuma nibwo nandikiye uwo mubyeyi nkoresheje iyo email. Bwa mbere ntiyansubiza, banza yaranshubije bwa kabiri, ati nabonye koko ukunda umurimo w'Imana, ati ariko ati ikintu ngiye gukorera, reka ndebe ukuntu nakohereza udufaranga dukeya ukora umurimo w'Imana. Aba bantu nashaka kubabwira nk'abantu mu bintu byo kwitanga ni ibintu bakomeje, ntabwo babirekeye aho rwose, kuko niba twibuka mu buhamya bwatambutse twumvise ukuntu ubuhamya bwa SP ndetse na Faustin ndetse na Pauline bavuga ko bashyigikiye umurimo mu buryo bukomeye guhera mu ntangiriro, ubwo boherezaga ibyuma bya muzika. Pauline yabivuze muri bwa buhamya bwe, bigafasha itorero ndetse n'amakonseri amavuna kwiyongera kubera ibyuma bohereje, ndetse ubwo boherezaga ngo imyenda yo kwambara, ko bavuga ati abantu baje gukizwa, abaje bari abagore bicuruzaga, abaje bari abasinzi n'abasambanyi bakwiye kwambara bakaba bakeye, uwo mutwaro bari bawufite kandi murabizi ko twakunze kubivuga. Hanyuma ikindi ngenda ndashaka kuza kuvuga cyane nk'umuririmbyi nka perezida wa korali, niho ayo mafaranga yagizeho aranyohereza. Mu by'ukuri sinabwambere nari ngiye gufata amafaranga kuri Western Union, nandi sinzi nuko bikora, ndabyibuka rwose. Abantu bohereje, ntabwo nibuka umubare w'amafaranga, ariko banyohereje. Ikintu cyaturyaga cyane ku mutima cyari ugushaka ampli mixer. Nahise ntuma abantu bamwe mu bo twari dukorana umurimo, mu bo twakoranaga umurimo, ngira ngo harimo witwa Clement Musemakweri, harimo Michael Jean Marie, harimo Celestin Vuguziga. Abo bose baradufashije. Ndayibuka rwose iyo foto sinzi ahantu nayishyize, mana agafoto rwose barimo bayitestinga imbere ya sale ntoya, imbere y'igikoni cy'urusengero, bayishyize hanze bayinsitara, ibintu bimeze neza rwose. Amafaranga yavuyemo yari igitangaza, numvaga Imana ishyigikiye, ariko n'abakozi b'Imana bamfashije kugira ngo ibi bintu bibashe gutunga. Ntabwo ari byo gusa, kuko ndabyibuka yuko banakomeje kudushyigikira, hari ubushobozi batwunganiyemo igihe twaguraga, ndumva synthetizer twaguze ku bufatanye na Pasiteri Herma wari umushumba icyo gihe. Hari amafaranga make twatanze nka korali tuyizana, ariko hari ubundi bushobozi bwaje kugenda buturuka iyo ngiyo muri iyo famiye. Hari n'abandi b'inshuti zanjye, ariko reka nivugire cyane iyi famiye ya Sandy, iyi famiye ya Saudato. Nyuma rero yagezeho arambwira, anyohereje amafaranga ya ampli mixer, yaravuze ati hari na gitari mfite ikiri nshyashya, ati naravuze ko nzayiha sinamenye, atari ko ubwo uri muri uwo murimo kandi ukunda Imana, reka uzarebe ukuntu twayikugezaho. Kumbwira ngo ugiye kunyohereza gitari muri icyo gihe, Mana yanjye Benezeri nayikoreraga nk'umuntu, rwari nk'urugo rukomeye cyane kuri jyewe. Ngira umugisha rero, umushumba Herma aza kujya mu Budage muri ngira ngo ni 2005, niba mbyibuka neza 2005 2006, ariko kubanza ari 2005. Mvugana na Esperance kuri ya mail toujours. Nyuma aza kugira tekereza ko yavanye gitari na facture yayo, cyangwa reçu, nibyibuka banza ari reçu, akayivana Suisse, akayurana indege, akazajya mu Budage guhura na Pasiteri Herma, ndumva rero bahuriye, akamuha gitari ati uzampere Vincent, perezida wa korali. Gitari Pasiteri yaje kuyituzanira, turaserebura, turishima. Ari gitari nziza ihenze muri icyo gihe, izindi zaguraga 120 i Kigali, ariko iyo ngiyo yari ifite n'agaciro ngira ngo kanaruta iryo ry'ibiri mu Rwanda. Zari gitari nziza, ngira ngo n'ubu iracyakora, imeze neza cyane. Mutekereze namwe, imaze imyaka
19 ariko ni gitari nziza pe, hariho n'akuma, akantu k'akuma bagenda bakoraho kagahindura amajwi, nubwo abacuranzi, umucuranzi wagakuyeho, iby'abacuranzi byo ntawabimenya, sinzi gucuranga gitari. Nuko rero gitari iraza, mu by'ukuri numvaga mfite amaboko anshyigikiye, ariko by'umwihariko numvaga bashyigikiye umurimo w'Imana ubera itumba, ubera icyaro. Mu by'ukuri reka mbabwize ukuri, aba bantu bakoze ibintu bidasanzwe, twakomeje gukorana neza umurimo w'Imana, bagenda badushyigikira, by'umwihariko jye banshyigikira, hari umuperezida mushyashya Dael wanagiyeho, mbabwije ukuri ntabwo nari nizeye ko ibintu bizagenda neza, ko nibwo nari nkiba perezida wa korali, yenda muri segonderi nigeze kumuba, ariko korali yo hanze ifatika ikomeye numvaga bigoye, na cyane ko korali yacu twari turi abantu badafite ubushobozi mu by'ukuri, ntabwo twakwirarira. Ubwo rero aba bantu twakomeje kubana, bagenda banyandikira, bigeze muri umeze ute, bakanshyigikira, hari n'abandi inshuti zacu zagiye zidushyigikira, ariko bigeze mu gihe narangizaga muri kaminuza muri 2000, na graduatinze mu kwa gatatu 2008, Esperance by'umwihariko reka mugarukeho, ntabwo yigeze andeka, ariko reka njye muri ne kujya 2008, ahubwo njye 2006 bakomeje kudushyigikira, album twakoze nk'iyo twakoze yitwa Waradutabaye Imana 2006, hariya kuri Stade Amahoro, hari ibyumba twakoreyemo, hari icyumba hari studio yari hari ya Mihigo François Chouchou. Inkunga zabo baramfashije nka perezida, zaramfashije kwinjira muri studio. Hari ubwitange busanzwe, hari n'ubwo abaterankunga muri rusange, ariko yari umuterankunga nubahaga cyane, wadushyigikiraga cyane, atwohereza utudolari rwose nkadufata mu manyarwanda n'abandi bandi, ariko akomeza kudushyigikira. Noneho na CD zibonetse, finalement tuza no kurangira ngo twaje gukora na video nyuma, yazihuzagamo, yigeze kumbaza ati ariko ati rwose yambwira ati muri mwuka w'Imana n'iki. Ibyo byose byatumye n'umugabo we akunda Ebenezer kubera Esperance, byaradushimishije, kandi umutware we Saudato yatweretse urukundo, igihe twaje kubonana nyuma, n'abantu b'ingenzi cyane bashyigikiye umurimo, bangira inama. Famille ya Esperance na Saudato bankoreye ibintu bikomeye cyane, bangira inama, banyapuya, abantu bakavuga ati Vincent ayobora neza, nayo mfite amaboko nayo mfite abajyanama impande zose, ariko uyu muryango wa SP na Saudato bankoreye ibintu bitangaje. 2008 rero ngo ndangize, nibwo batangiye kumbwira ati wakwemera ko dufatanya mu gukwirakwiza ijambo ry'Imana. Aba bantu ntushobora kumva, cyewe naratangaye. Hari abantu bafite iyerekwa bakorera Imana mu buryo butandukanye, abenshi usanga dushaka kujya muri korali, abandi ugasanga turashaka gukora gutya na gutya, ariko batangije igikorwa cyo gukwirakwiza ijambo ry'Imana. Bari barabitangiye na kera, ariko icyo gihe 2008 nibwo bavuze bati dukorane, ubundi twari dukorana n'abandi, ariko dukorane. Nibwo bagiye bampa uburyo nkagenda nabyita nka misiyo, tukagenda rimwe najyanye ibitabo, twajyanaga ibitabo bya Bibiliya by'ijambo ry'Imana n'ibindi bitabo. Hari ibitabo by'abanditsi beza b'Imana ba gospel, hari amasede y'ijambo yavuga ku Mana, hari Bibiliya nyinshi, amasitoke. Twakoze ibintu byinshi, bakagira gutya bati Vincent rero noneho ahagezweho, uragenda utujyanire ubutumwa cyangwa ibitabo by'ijambo ry'Imana i Karongi. Nkaba ngiye i Karongi, njyanye ibitabo, ubundi nkabasurira aho batanze ibitabo, hari biblioteke benstaye. Nagiye i Karongi, hariya ngira ngo ni mu mujyi wa Karongi justement, hose nari ntarahagera, ariko nkagenda, yabaga yankonegise ku bapasiteri bagenda bakorana ku nsengero zitandukanye,
nkagenda nkaba njyanye ubutumwa, nkajyana ibitabo yampaye cyangwa se misiyo yanshyizemo, ati uzagende ubampere ibi, ubampere ibi, ubampere ibi. Ubundi i Gisenyi hariya za Kanama hari umupasiteri bakoranaga, ndagenda njyana ubutumwa yampaye, finaroma umurimo ugenda neza. Nagiye hariya za Rusizi, yananyoherereje kamera, nubwo naje kugira n'ibyago abajura b'i Rusizi bakayinyambura ariko bansize amahoro. Ariko nagiye i Rusizi ngiye gukorana n'abaho ku Nkombo, icyumweru kimwe twateraniye ku Nkombo, aho nari njyanye bibiliya nyinshi rwose zihabwa abantu bo ku Nkombo bari bemeye kwakira agakiza. Iryo jambo ry'Imana ndaritanga, amabibiliya natanze ku Nkombo, abantu urusengero ngira ngo hafi ya rwose twaruhaye bibiliya. Finaroma rero navuye ku Nkombo ndabyibuka njya i Bukavu i Bagira, nari njyanye ubutumwa bw'uyu muryango wa Saudato, ubwo ni ibitabo, ni bibiliya, ni ibitabo by'ijambo ry'Imana bitandukanye. Aho nagiye i Bagira mu by'ukuri najyanywe no mu muryango, urumva ko barenze n'imbibi z'u Rwanda. Ubwo ndabyibuka ko twagezeho tujya n'i Bujumbura, nabwo twari tugiye, ngira ngo twari tugiye kuri hariya kuri Tanganyika, hari ibyo twagomba kuhafata, hari ibyari byaciye mu bwato, sitoke nini cyane turabitwara, finaroma byagombaga kuba sitowadi aho ngaho, ariko bikazaza mu Rwanda. Ziriya biblioteke iri ku mugabo witwa Uwariraye, iyo biblioteke twahoraga tuyarimanta tuyongeramo ibindi, ibyo byose byaturukaga mu Busuwisi. Nyuma twaje no gukomeza, ngira ngo hagezeho hanashingwa na sitoke Isahera, hariya mu Kabuga ka Sahera, ngira ngo bahita ni umudugudu wa Kabuga, umudugudu wa Kabuga. Mu by'ukuri ni ibyo bintu byose byakorwaga na Esperance n'umutware we Saudato. Mu by'ukuri ibyo bakoze ntiwamenya ngo icya mbere nta kintu twagiraga, hari ukuntu njyewe ntabwo nabasha gusobanura uburyo bakoraga, ariko nabonye bafite umuhati, ishyaka, urukundo rw'umurimo w'Imana. Harimo ibintu nka bingahe: gukunda igihugu, niba tuje muri patriotism isanzwe, hari gukunda iwabo, kumva ko iwabo haje agakiza, akavuga ati tugiye kuhapuya, tugiye kuhashyigikira agakiza kamamare. Hari no gukunda umurimo w'Imana, bakagukunda ntacyo bavuga muhuriyeho uretse amaraso ya Yesu. Kumva abantu bahujwe n'amaraso ya Yesu, bakavuga ati no, turakoresha izi imbaraga zose kugira ngo dushyigikire umurimo w'Imana n'abana b'Imana. Ibyo ni isomo rikomeye ku murimo w'Imana.